kugeza amagingo yawe turasanga pasiteri atagiye usanze pasiteri yagiye turabyinamo. Haleluya. Ubwo urabona turataha ryari koko ubu ngubu urabona umuntu ari burarariye koko mu gitondo reba amasaha ageze inzara ni yose ariko siba ari ukwicwa nawe ntabwo mushobotse rwose abana buri cyo kurya no gutaya amasaha wiki baba cyo kurya sinone ibyo murimo nibyo bara turi mu makosa ko ibyo murimo nibyo bararije gutondeka reba koko tugataha murabona umuntu ari buburare koko reba amasaha ageze reka ntwari ariko kuburi kwinywera ubu ngubu kuba turi gukora ni ryo kosa turi gukora gukora iki se mugakora mukageza nijoro ariko mba ndi mbanze nkubaze uyu murimo wanzanye uko ntanawuzi uyu murimo nuwo kwani n'uyu wanyu bagutekesheje bimeze bite uyu murimo nuwo natishije ngo tuwuhingemo ibishyimbo none si cyo nacyo ni icyaha watishije nande nyir'umurima nyine niwe watishije amafaranga uvanye he njyewe umurima narawatishije ndi kuwuhinga tugiye kweza dusarure icyo nacyo ni icyaha kuko ni ikibazo kweza simbibujije ariko mutahe muje guteka kandi ibintu ibyo mvuga cyangwa n'inyurire kwa mucoma ngiye n'ibindi mu byihorere mubaze ngo mama mumpemye buriya umugongo wacitse mugire vuba tugende rwose sinzi ibintu waba unakora no mu murimo si ubwo ibyo ni akazi mwiriwe mukora mwana umugongo wanacitse ukari kukuntu biremeye rero si biremeye urabona abana bari burare buriya kurirwa mupfuragura utwatsi ngo muri gukoraho mugatahana ibiti nta n'ibyo kurya mujyanye ubu se ibyo mujyanye byo kurya ni ibi yewe niko madamu umunsi wose ntabwo ndarya cyangwa nta biryo biboneke umuntu areba uko ndabigenza uriya papa bayicariye ahubwo ako ntaburiya maburiya mukora ako ni akazi murimo gukora ariko ukuntu biremeye tuvuye mu murima tuzanye inkwi ubusa ni amasafuriya tugiye koza guteka nyine turi gutunganya inkwi ngo duteke no nayo ni amasafuriya urimo koza ariko umuntu amenya ko warabye ariko n'isafuriya iri ku mashini nyine none se ubu si ibyo dukora ubu si ibyo dukora ntituri gutegura ngo duteke murateka na ryari nyine nje ndashonje ari gumenye ko umuntu yasomye akayoga aba akeneye no kurya cyangwa n'inyurire kwa mucoma uri kubareza gusa urabona amaherezo azaba yayo oya mumbwiza ukuri nk'icyo cyane ukuntu cyifashe ese kuva mu gitondo ngo twire mu murima mu gitondo zakoze iki ako mu murima mwakoze ntugataha uvugana nabi n'abana mu murima mwakoze miti ko nta n'ikintu nabonye mukoze ubu tutashye aya masaha saa 10 z'umugoroba twari duhagaze mu murima nyine mwakoraga iki ubu se wowe wakoze iki ariko nyine ndi kunywa nyine ndimo kwinywera gira vuba cyane ntabwo bizashoboka rwose ntabwo nabivamo ubu ugiye kureba bizimizana nyagiwe turakenera amakara yakerera amucoma niba yateretse hepfo turakenera amakara bizimizana nyagiwe ubundi se ubwo bujumba bwanyu mugiye guteka waduhaye izo nyama tunanirwa kuziteka waduhaye izo nyama abantu mudakora mwarya inyama zihahe nyine tuziteka ariko baze none mwavuye kuruga muri gupfura twasi mukeneye kurya inyama ariko none narumete cyakora hari kireba nabonye cyafirimo hari niba mukeneye inyama mugeze mu zanyagiwe biragenda bite twakenera amakara mu byo murarya mukuremo ibyanje genda aho kagira imana we none kandi nsange byahiye reka nikurikirire muzehe nibanire na muzehe anyihere iriya mirima yose angabire n'inka azajya anyongera n'ibindi uko bukeye urabona aribyo buriya koko madamu garaje araze wireba igihe amasaha rwose buriya koko mu by'ukuri ihangane turaje ariko yigeze iby'abadamu nikunze ntabwo birandambiye barahagaze bigiye kurangira ndacyari kumugira neza ese uracyari kumenya by'amasaha yose reba igihe amasaha igihe yashiriye rega ibi bintu biravuna
bakari kuvasa turaje bawihanganyeho gato nawe genda wimutinze ntese ko wibagiwe indabyo kuva saa tanu kugeza mu saa saba ubwo ni imyenda ucambara aha ndamukuzani uranda n'imodoka mfite nta mafaranga mfite yo gutereza imodoka ubona kandi ari wowe wabiteye nibagiwe urunigi rwanjye wibagiwe usari rwibagiriwe kuva saa tanu kugeza amagingo yawe turasanga pasiteri atagiye usanze pasiteri yagiye turabyina dute ngo ugende uruzane kangire vuba niyo ngendo yawe se unaraza vuba buriya usanze yagiye uraba utampemukiye uracambara urunigi ariko mana yanjye wagira ngo iyo nzu hari wagira ngo bayikuzingiyemo sinzi urunigi ni gucikayo kwambara urunigi n'iminota ingana Isiko nta n'imodoka n'abandi bagomba kuntiza imodoka yambakaniye uzi ko pastor turasanga ataje ikintu kitari kugutwara irekure yawe kunyombo kwawe ziri kurya sinagiye kuzigurasha wowe mwemuzi ukwiye iyo ugwize gukwiye amafaranga abakristu baringiye abageni amasaha arenze ubu ngubu twataha mu rugo tukigendera govanamo wantije inkweto ivana mushira hariya nshaka kugendesha ibirenge wantije ku nkweto mariya inkweto zanjye nakutiza ndi bugende nambaye iki vana mu ngaho zikuremo vana mu ramba icyari nshaka kugendesha ibirenge ko kugutiza byonge ntabwo nazi si ugwize gukwiye ukugura izo zanyira mishumari ntazi no kuzigendesha urukundo kunshebesha ariko gendesha ibirenge vanamo wewe unshebeshe kabisa amafaranga natanze ndawuze mu bintu natanze ukanzikura ariko ngakura urabona amafaranga natanze ukavuga utuzazimaze iki gahorebe imishumari yaguze ubize wabona inkweto wagendesha nizeye n'imodoka nayibuze tene tujye kugenda namutwaze ariko bundi ibi bisize ku munwa n'ibiki iyi ntabwo ariko mu bisize ku munwa ntabwo bisa neza ndi kuvuga ibyo bishize ku munwa tamvuze uruniki ntabwo ari byiza se ngubwe ko ari nibara amakara wisi niko abageni baba bishize bakisiga amakara basirimu inkweto ziranze iminwa urancebesheje n'iminwa yigize amakara ukuntu wari wambaye neza Muzehe kubera ufite amafaranga reka yetse nkwandikire resi kwasezeranye n'ubundi pasiteri yagiye turateraho kashinge bika kashe ni kashe nayibye kwa pasiteri ahubwo kandebe kwirimo kandebe Muzehe ufite ibihumbi 5 mfite agahinda kenshi ibintu nakabaye narabikoze na mbere mfata umwanzuro wo gusiga umugabo wanjye nkasanga muzehe numvaga ko nkemuye ikibazo numvaga ko ngiye kubaho ubundi buzima
numvaga ko ntangiye ubuzima mu by'ukuri. Ntabwo nari nzi ko hari ibintu byose bizansiga mu marira, bizansiga mu kwicuza, bizansiga mu mubabaro. Ariko byarangiye nyine bibaye gutya. Sinshaka kongera gushukwa n'umuntu uwo ari we wese. Sinshaka gukurikira inzira y'umuntu uwo ari we wese. Oya, reka mbikore ku bwanjye noneho. Reka mbikore ku bwanjye nk'umugore, nk'umurwanyi, nk'umubyeyi. Kandi nzabikora. Bizarangira neza kugera ku iherezo. Nzitwa umutsinzi. Sometimes destiny is unfair. I just wonder why this had to happen to me. This life full of confusion and sorrow. But what's love? What's life? Life. Love is the power that changes the world and awakens hope. So what happens when love is normal? It means no change, no joy, no hope. When I first met this man, I thought I found love. He was my world. But now he has become stranger. A man I had never known. He darkens my world. Coach, njyewe ndi umukinnyi uko ndeba gutya, njyewe nzi gukina football na kera narakinaga cyane. Nashaka kugira ngo umfashe pe, wamfashije nkinjira muri iyi kipe yawe nkakina koko. None se wa mubyeyi we, kubona imyitozo ari iy'abagabo kandi mbona we imyaka warayirenze, urumva wabibaza? Njyewe ndabyizera nabishobora, njye niyo ndyamye mbyiyumvamo, niyo ndi mu rugo mba nzi ko natera umupira. Urumva wabishobora? Nabishobora cyane, we mama hirwe ungerageze urebe njye wazankuramo umukinnyi mwiza cyane. Yego, niba wumva wabishobora genda ujyemo turebe, ubwo nyuma turaza kuganira. Urakoze cyane.
Wowe kunaniwe bigenze bite kuvemo imbere y'abandi ariko nakongera nkagerageza ko oya niba wananiwe nta kibazo ndabona byakomeye ndabizi nakongera nkagerageza kandi nkabishobora n'ubundi ibi bintu nsanze atari ibyawe nushaka ubujura nta kibazo amahirwe nongere ngerageze basi n'inshuro oya nta kibazo vamo twabonye tubona ibyo ushoboye n'ubundi urebye imyaka ufite urebye ko wataye nyine wowe ubu ngubu imyaka yaragusize wajya gushaka akandi kazi wajya kumesa utuzi turahari ni twinshi nk'umuntu w'umubyeyi urebye abangaba baracyari abasore nibo bakeneye kwiga umupira wowe byararangiye kabisa nta yandi mahirwe wampa koko nta yandi mahirwe ahubwo wakoze kuza kwitabira rimwe na rimwe ubuzima hari igihe busa naho bwuzuye akarengane hari igihe wibaza impamvu ari wowe kuki buri gihe ari njye kuki inshuro ya mbere ari njye iya kabiri bikongera njyewe kubera iki njyewe ntabwo mbikunda simbikunda ibi bintu ukuntu bigenda ibintu umuntu atabasha gukontorora umuntu atabasha guhindura kubera icyo umuntu atabasha kubihindura ariko byibura hari ikintu umuntu yabikoraho nshobora kutabuza inyoni kuguruka mu kirere cyanjye cyo hejuru yanjye ariko byibura nazibuza kwarika ku mutwe wanjye yego ibyo nabikora ntabwo nazibuza kuguruka mu kirere cyanjye hejuru yanjye ariko nazibuza kwarika ku mutwe wanjye icyo nicyo ngiye gukora ngiye kubuza inyoni kwarika ku mutwe wanjye kubera ko ndi umugore ndi umurwanyi kandi ndi umubyeyi ngiye gutangira kwandika ibitabo by'amateka amateka y'ubuzima umwana wanjye yigeze kumbwira ngo ibintu bituma abantu bagira amafaranga bagakira yambwiye abakinnyi b'umupira w'amaguru ambwira n'abakinnyi ba filime nagerageje umupira ariko umutoza wanjye yambwiye ko ntabishobora yambwiye ko igihe cyarenze yarambwiye ngo imyaka yaransize ntabwo bikiri ibyanjye nyamara njye umutima wanjye n'umuhate mfite byambwiraga ko nabikora ariko koko reka nemere ukuri ko igihe cyandenze ese ni igiki byibura nsigaranye uyu munsi nakora igihe kitandenze ngiye kwandika filime y'ubuzima kandi nzandika nyinshi z'ubuzima butandukanye ubwanjye n'ubw'abandi abo duhuje n'abo tudahuje amateka y'ahanzengurutse mu ngeri zose mu buryo bwose mu moko yose mu ndimi zose mu mahanga yose kandi nzaba icyamamare kandi ibi bintu bizacamo ndiyumvamo ko bizacamo ariko si ubundi ninde wavuze ko umugore atabishobora ninde wavuze ko umugore adashoboye ninde wavuze ko umugore abaho ari uko afite umugabo gusa ko
ko umugore udafite umugabo aba adafite agaciro, ko ataba umubyeyi, ko ataba umurwanyi. Icyo ni ikinyoma isi yatubeshye tugomba guhinyuza. Niba umugabo wanjye yahisemo kunjugunya n'abana banjye, bivuze ko ubuzima bwacu burangiye? Bivuze ko tutagomba kubaho? Oya, hari ubundi buryo. Dufite gushaka ubundi buryo. Mfite gushaka ubundi buryo, kandi tugomba kubaho neza. So, ni iki ngiye gukora aka kanya? Mfite icyo ngiye gukora aka kanya. Mais qu'est-ce que la vie? La vie est comme un roman. Elle s'impose envers et contre tout. La vie est la succession des événements heureux et malheureux. Elle oblige à un effort continuel.